Subiriye kubaha ikaze inshuti zacu, inshuti mukurikiye ibiganiro byo kuri Bugufi Mission. Izina ryanjye ni Pastor Christophe Uwabakurikiza. Aho uhereye hose rero muvandimwe inshuti ngo waha ikaze ku bino biganiro twatangiye, ibiganiro dufite intego ivuga ngo bibwire Yesu. Ni iki kiganiro rero kimaze iminsi gitambuka, ariko dushimira abantu bose bagiye baduha intashyo, bagiye batwandikira, bagiye batumenyesha ko bakurikiranye ibiganiro byacu, aho batwandikiye kuri YouTube, abagiye batwandikira kuri WhatsApp, abagiye batwandikira ahantu hatandukanye. Abo bose rero tubaye ikaze mu biganiro byacu, kimwe n'abandi bose bashyikirwa na bino biganiro. Twizere yuko Imana hari icyo izakora mu ruhande rwanyu, kandi hari icyo izahindura ku byo buri muntu wese yatekerezaga akabona yuko bimugoye, akabona yuko bimurije. Ariko iki nicyo gihe cyiza cyo kongera kuvuga ngo Mana urakoze kunkebura muri iri jambo ry'Imana waduhaye kuri Bugufi Mission. Ndagira ngo rero bavandimwe dusomere hamwe ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, riboneka muri Yeremiya igice cya 33 umurongo waho wa gatatu. Iki gice cya mbere rero niho tugiye kwibanda, muri Yeremiya igice cya 33 umurongo waho wa gatatu. Ndagira ngo rero aho muri hose muterure intwaro zanyu, Bibiliya zanyu, hanyuma noneho dusome iryo jambo ry'Imana riboneka muri Yeremiya igice cyaho cya 33 umurongo waho wa gatatu. Haranditse hatya hati: ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Uyu ni Uwiteka Imana yabivugaga, kuko isomye ku murongo wa 4 avuga ngo uko niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iby'amazu yo muri uyu murwa n'iby'inzu z'amanyumba y'abami b'Ubuyuda. Imana yacu ishimwe. Nuko Uwiteka avuga, arabwira rero umuntu wese urushe, wa wundi ufite ikibazo, wa wundi ubona ko ibibazo byamurenze, wa wundi ubona nta wamutabara, ariko Yesu yagusaba ngo, cyangwa se Uwiteka yagusaba ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Ntabwo rero Uwiteka azabikoreka gusa, atari buze kugutabara, azakugira neza, azakubore. Icyo usabwa wowe nuko wemera ugacishwa bugufi, ugahamagara Yesu, ukamubwira uti Yesu, namaze kumenya neza yuko ari wowe ushoboye byose, ndakwinginze ngwinuze muri jyewe, ngwino ugire icyo uhindura kandi undemere igitangaza kirushaho kunezeza. Ndazi ko rero Uwiteka ntabwo azakureka, nta nubwo azaguta na hamwe. Ijambo ryo ravuga ngo sinzigera mbahana, ntabwo nzigera mbata. Ntabwo Uwiteka rero ateze kuzatureka, ahubwo we adukundisha ubuntu bwiwe, akatugaruza urukundo. Naho umuntu yatana akava mu byizerwa, Uwiteka akomeza kumugendaho, agakoresha umwuka we wera. Ndagira ngo rero wowe urushe, wowe ufite ibibazo, uvuga uti Yesu, ndacyari imbere yawe, maze gusobanukirwa neza yuko ugutabaje wese umutabara, ukamwereka ibiri imbere atabasha kumenya, kandi nabyo ukabimukizamo. Ndagira ngo rero uvuga uti Yesu, ngwino rero ukomeze kunkiza, shingiye ku ijambo ryawe umaze kumva, shingiye ku neza yawe umaze kuntangariza muri uwo mwanya. Ngo ikaze rero mu gice cya kabiri cya kino kiganiro, aho twatangisha ivuga ngo bibwire Yesu. Ndagira ngo rero dukomeze dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 46, turageza ku murongo waho wa 57. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 40, igice cyaho cya 11, mbabarire, igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 46 tugeze ku murongo wa 57. Ndagira ngo dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abayuda bajya inama yo kwica Yesu, ni ku mutwe w'iri jambo wanditse. Haravuga ngo ariko abandi muri bo bajya mu bafarisayo bababwira ibyo Yesu yakoze. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranya urukiko, barabazanya bati tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi,
nitumurekera dutya bose bazamwizera, kandi abaroma bazaza barimbure umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Ariko umwe muri bo witwaga Kayafa, kandi wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, arababwira ati ntacyo muzi, mbese ntimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka? Ibyo ntiyabivuze ku bwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko. Ariko si bwo bwoko bwonyine, ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanye abateranirize hamwe. Bahera uwo munsi bajya inama zo kumwica. Nuko Yesu ntiyaba akigenda mu Bayuda ku mugaragaro, ahubwo avayo ajya mu gihugu kiri bugufi bw'ubutayu, mu mudugudu witwa Efurayimu, agumayo n'abigishwa be. Nuko Pasika y'Abayuda yendaga gusohora, benshi bava mu gihugu barazamuka bajya i Yerusalemu. Pasika itarasohora ngo biyeze, bashaka Yesu, babazanya bahagaze mu rusengero bati, mbese mutekereza mute? Ntazaza hano mu minsi mikuru? Ariko abatambyi bakuru n'abafarisayo bari bategetse yuko umuntu namenya aho ari abimenyesha, bakamufata. Imana yacu ituganze cyane. Iri ni ijambo tumaze gusomerwa, ijambo riri hano muri Bibiliya, ritubwira ibijyanye n'ingorane Abayuda bagize mu gihe Yesu Kristo ubwe yakoraga igitangaza agikoreye kwa bashiki ba Lazaro, Mariya na Marita, igihe Lazaro umusaza wabo yari yarapfuye, ariko akaza kuzuka azuwe na Yesu Kristo. Ndagira ngo rero ugira icyo wibaza muri izi nyandiko, cyangwa se muri nyandiko umaze kumva, wibaza uti mbese mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza, cyangwa se urugero rubi nakwirinda? Iki nicyo wakwibaza, nicyo ni icya mbere. Ikindi wakwibaza ngo mbese hari ahandi muri Bibiliya nibukijwe ibyo nsomye? Ni wowe ukwiriye kubyibaza n'umutima wawe, niba kuko ukurikiye kino kiganiro ukibaza uti se niki ibi bintu bingishije, niki bishatse kumbwira mu mutima wanjye? Kuko iyo umaze gutekereza gutyo, umaze gufata umwanya mwiza wo kubona uburyo bwiza wikontorora. Ariko ndagira ngo rero tuganire neza kuri iri jambo, twumve neza icyo rishatse kuvuga. Babonye icyo akoze baramwizera. Ibi tubisomye ku murongo wawo wa 45. Igitangaza cyo kuzura Lazaro cyatumye benshi mu Bayuda bizera Yesu, ariko bari bashishikajwe mu mitima yabo, suko Yesu yari yazuye Lazaro, ahubwo bari bashishikajwe no kujyana inkuru mu bafarisayo n'abatambyi bakuru, nkuko twabisomye ku murongo wa 45 n'umurongo wa 46. Ndetse abo batambyi bakuru n'abafarisayo bahise bigira, cyangwa se bakora ibijyanye n'inama, nuko batangira kwibaza uko bamugenza ngo abantu badakomeza kumwemera, bikazatuma Abaroma barimbura umurwa wabo n'ubwoko bwabo. Ibyo twabisomye ku murongo wa 47 kugeza ku murongo wa 48. Urumva ko nicyo Abayuda cyari kibashishikaje, suko bari bagiye kuvuga ubutumwa. Hari abantu bajya baguruka ngo bagiye kuvuga ibya Yesu, ariko batajyanywe no kuvuga ubutumwa, ahubwo bajyanywe no kugira ngo babone umwanya wo gusenya umurimo w'Imana, wo kunegura iby'Imana, wo kunegura ijambo ry'Imana. Ariko bene abo ngabo hari iteka bamaze gucirwaho. Birakure ko niba ujyanye ubutumwa, ujyana ubutumwa bwo kubaka kandi no gushyigikira umurimo w'Imana. Ubwo Yesu rero yakoraga byose byari kubw'ineza y'abantu bose,
Biratangaje rero kumva atarakunzwe n'abantu bose, bamwe bakamurwanya ndetse bakajya inama yo kumwica. Ibyo twabisomye ku munwa wa 53 kujya ku munwa wa 57, kuko nta kindi kintu cyiza bari bamufitiye ku mitima yabo. Umugambi wo kwica Yesu rero ntiwahiriye ba nyirawo, kubera ko igihe cyabyo cyari kitarasora kugira ngo Yesu apfe. Nugira ibyo uhura nabyo rero bikurwanya, ujye wibuka ko hari Imana ibirusha imbaraga. Niyo mpamvu ukwiriye kubibwira Yesu, kuko iyo Mana irabizi kandi ifite ubushobozi. Yesu afite ubushobozi, nta mpamvu yuko yakwemera ko hari ikibazo kikugeraho mbere yuko kikugeraho. Yesu abamaze gutanga inyishu kandi yohereza abamarayika kugira ngo bakurwanirire, kubera ko twasomye rya jambo ry'Imana riboneka muri Yeremiya igice cyaho cya 33. Amaze rero Yesu yakoze ibyo ngibyo kugira ngo yerekane ko ubushobozi bwe buhari, kandi n'igihe kiwe kitari cyagira cyuko Yesu afatwa akagirwa nabi. Ariko rero ukwiye kuzirikana kandi ukayishyira ku mutima wawe, nta gishobora kukugeraho Imana itakemeye, kandi nabwo ikomeza kubana nawe ikagutabara. Imana rero irahari kugira ngo igutabare, irahari kugira ngo ikugire neza, irahari kugira ngo ikubohore, irahari kugira ngo ihindure ubuzima bwawe kugira ngo bukomezwe nayo. Ntabwo rero ukwiriye kuva mu byizerwa, ntabwo ukwiriye gutaka, ntabwo ukwiriye kuvuga ngo ese kuki Imana yanaye, ahubwo ukwiriye kuvuga ngo Mana, ndi imbere yawe, nawe ngwino unkoreshe uko ushaka, ngwino ugenzure ubugingo bwanjye, ngwino unyitaho, ngwino unshoboze. Ndagira ngo rero nkubwire ko inshuti yacu ukurikiye kino kiganiro, ngira ngo ngushishikarize kuguma muri Yesu. Ibibazo byawe byose ukabibwira Yesu, ukabimwereka, kuko niwe ufite urufunguzo. Ndagira ngo rero nkubwire ko rero mu cyumweru gitaha tuzakomeza kubijyanye n'ibya Pasika. Tuzimuka gatoya twinjiye mu bijyanye na Pasika, kuko abakristo niyo bishingikirizaho, ni nayo nzima, ni nayo yerekana ko Yesu Kristo yaje agapfa kandi akazuka, kugira ngo twe twese tuvuge ijambo ry'Imana bibashe kugira agaciro, kuko ntabwo byari kugira agaciro iyo Yesu agipfa ntazuke. Niyo mpamvu rero mu cyumweru cyo kwa mbere tuzatangira inyigisho zijyanye n'iza Pasika. Ndagira ngo rero aho uri hose uzakurikirana ibiganiro byacu, kimwe no ku gatatu mu masengesho yacu ya Deliverance, amasengesho ajya bagiraho abenshi bakanezerwa. Ndagira ngo rero uhoraho Imana akomeze kubashyigikira kandi mukomeze kudusengera kugira ngo Cyabugufi Mission ikomeze gutera imbere, natwe kandi uhoraho abashe kuduha imbaraga, abashe kuturinda kugira ngo tubashe kubagezaho iri jambo ry'Imana tubagezaho. Ndagira ngo rero mbashimire cyane, uhoraho akomeze kubashyigikira, uhoraho akomeze kubambika imbaraga mu byo murimo byose mukora, uhoraho aze kubana namwe, kandi ndazi neza yuko uhoraho akomeza kubitaho no kubashoboza. Shalom rero, ndiho abashyikire nakagaruka, ndiho abishatse. Ariko nanababwira ko ibiganiro ushobora kubisanga no kuri page ya Facebook, cyangwa se ukajya kuri groupe ya Facebook, naho ushobora kudusangayo. Nkuko wagenda ukajya kuri email yacu ukatwandikira Cyabugufi Mission chanama@gmail.com, cyangwa se ugahamagara kuri nomero gutenya 550 88 648. Iyo nimero nayo iri kuri WhatsApp, ushobora kutubona ukaduha ibyo wifuza kutubwira, ukaduha igitekerezo cyawe, tuzacyakira. Ndagira ngo rero mukomeze kugirirwa umugisha n'Imana, kandi aho muri hose mukomeze kugubwa neza. Nakagaruka ku masengesho kwa gatandatu, ndi wabishatse.